Hello guys, iyi ni Hard 250 TV, njyewe ni Marishari nk'ibisanzwe. Tugarutse muri ya nkuru yacu twatangiye y'urukundo yari irimo Eric ndetse na Carine. Niba mwibuka neza aho twari tugeze, twibuka ko Carine yari amaze kumenya neza yuko Eric yabonye akazi keza nyuma yo kumukatira mu ibanga atavuze, ariko bigaragaza yuko Eric ari uko yari afite ubuzima bubi, ubuzima bugoye, ubuzima buteye agahinda, ukurikije n'ibyo we yashakaga. Kuko yashakaga ubuzima bwiza ariko akabona Eric ntabwo yamuha. Nuko rero Carine amenya amakuru yuko Eric yabonye akazi keza ndetse asigaye ari umuyobozi wa banki imwe ikomeye. Byibuze kuba uri umuyobozi wa banki ni ikindi kintu kandi kidasanzwe, namwe murabyumva. Nuko rero Carine afate telefone yongera ahamagara Eric. Eric, umeze ute? Meze neza. Urakomeye? Yego ndakomeye. Unyibutse ute Carine? Ntabwo nari narakwibagiwe, ahubwo ni bya bindi by'ubuzima. Nyine nari naragiye njya mu tuntu twinshi ariko ndongeye ndabonetse. Nuko nguko byagenze se? Amakuru y'iminsi se? Meze neza, ndakomeye ndashima Imana. Twakongera tugahura se ko numva ngukumbuye? Nta kibazo, niba ari ibyo ngibyo waza ukambwira, twahura rwose tugashaka ahantu heza duhurira, ubundi ukanganiriza ukuntu ubuzima bwari bwarakugoye. Yego murakoze. Nuko ngayo nguko rero ikiganiro bakoranye ni icyo ngicyo. Babongeye barahuye, baratangiye barongera barakomezanyije. Ukurikije aho byari bigeze rero, Carine we afite amakuru ariko Eric ntabwo abizi neza yuko Carine aje afite amakuru yuko Eric asigaye ameze neza n'akazi keza. Ni ubuzima, niko bigenda, niko biba buri gihe cyose. Iyo umuntu ukunda ubuzima bwiza abonye ubufite, ntabwo aba ashaka kugira ahandi hantu akatira. Nuko umunsi umwe rero nk'uko babipanze barahura, bahurira ahantu baricara baraganira, baganira uko ibintu byagenze. Eric amubwira ukuntu byamubabaje, ariko Eric n'ubundi ntiyabimubwiraho cyane, ariko amubwira ko asigaye ameze neza. Gusa bongera kwemeranya yuko bakomezanya urukundo kandi babyemeranyaho bose. Yaba ari Eric arabyemera, yaba na Carine arabyemera, ariko Eric we ntiyamenya yuko bamutagetinze. Carine we yari azi neza ibimugaruye kuko yamaze kumenya ko ubuzima bwagenze neza. Ariko mbere y'uko baza guhura, Carine yagarutse kugira ngo yongere aze ahure n'umuntu ufite ubuzima, ariko akaba asanzwe afite n'undi muntu bajya bagenda bakamerana neza mu rukundo, bakamwitaho bikomeye cyane. Ubwo urumva rero Carine agarutse ariko hari n'undi muntu. Biza gukomeza rero inkuru akajya amuha amakuru, akamubwira ibintu byinshi bikomeye, ariko birangira Eric amubwiye n'ibyo akora, nubwo Carine yari asanzwe abizi. Barishima. Icyakurikiye rero ibyo ngibyo ni uko ubuzima bwabo bakomeje kubuhuza muri iyo minsi, kuko Eric yari asigaye afite ubuzima, afite uburyo bw'amafaranga amusohokana, bajya kwishima, benjoyinga, ibintu byari bimeze neza pe. Urukundo rwari rumeze neza, ubuzima bwari buryoshye, imibereho yari myiza, imikorere yari myiza, rwose wabonaga yuko byari biryoshye. Icyakurikiyeho ni uko Eric yatangiye kujya abona imyitwarire itari myiza kuri Carine, ariko yamubaza ikibitera akamwihorera cyangwa se ntamwereke impamvu yabyo. Ubwo rero Eric nibwo yatangiye igihe cyo gukurikirana ngo amenye ibijya mbere. Nibwo yaje kuvumbura ibya wa muntu bakundanaga wundi ku ruhande ko bagisigaye bari kumwe, cyangwa se yamenye neza yuko hari undi bateretanaga kandi nawe babikoze bya nyabyo biri seriye. Naho amenya yuko Carine ari kumwambika akadeyi mu maso cyangwa se ari kukamukingaho ku buryo atamenya neza ibirimo kujya mbere. Carine nk'uko twabibonye dutangira, twabonye ko aje kongera kugira ngo abone uko arya kuri ya mafaranga, kuri bwa buzima bwiza buje, ariko afite n'undi muntu ku ruhande nawe bafite uko babyumva kimwe. Ngayo nguko rero nuko nguko inkuru yakomeje.
Karine akayagenda akarara muri buwate na wa wundi, kubera ko Eric yari umwana witonda, ari umwana mwiza, ntamenye ibyo ari byo kuko we ntiyararaga amajoro. Biza kurangira rero nk'uko nari ndi kubivuga, Eric amenye neza, asobanukiwe neza yuko ari ukumubeshya, ari ukumuhemukira, ari ukumwambika isura iri aho ngaho itari iya nyayo. Nyuma y'ibyo byose rero Eric agira agahinda kuko yari yabonye Karine amugarukiye akagira ngo yongeye abonye umuntu wamukundaga koko bya nyabyo, ariko icyakurikiyeho ni uko amaze kumenya ko harimo utubazo hagati aho ngaho, yatangiye gushaka icyatuma atandukana na Karine mu buryo bwa nyabwo, ku buryo na Karine atazongera kumubeshya yuko hari ikindi cyamujyanye, ahubwo yari yamenye yuko ari umwana mubi. Nuko rero icyakurikiyeho, Eric yakuriye amakuru yuko Karine ari butemberane n'undi mutipe, wa wundi twahoze tuvuga bakundanaga na mbere yuko agarukira Eric. Arabimenya, amenya naho bari busohokere. Eric afata imodoka ye ajyayo, abasanga bari kumwe. Amaze kubasanga bari kumwe rero, ahita asuhuza Karine, amubwira uraho neza shu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho na wa mutipe wari kumwe na Karine ararakara, aravuga ngo ni shu, gusa ni shu wawe. Na Eric aravuga none se wowe n'uwawe. Bisa nkaho batangiye guterana amagambo, ariko baravuga ngo tworoherane, kugeza ku rwego rwo buri umwe wese yavuze ngo uyu nguyu ni sheri wanjye, n'undi nawe ati ni sheri wanjye. Ariko Karine ahagaze aho ngaho yumuye, yabuze ibyo avuga n'ibyo akora. Biba ngombwa yuko mubaza se, Karine tubwiza ukuri, tumara amatsiko, uyu ni sheri wawe cyangwa n'undi nawe akabivuga gutyo. So rero Karine yari afatiwe mu cyuho, biramugora guhitamo, ariko byanze bikunze amahitamo yarayafite. Byaje kurangira Eric atemeye yuko Karine ahitamo ngo avuge ngo ni we cyangwa ni wa wundi wa mbere, ahubwo aramubwiye ati oya, niba ari uku nguku bimeze ntacyo bitwaye, Karine nagumane nawe. Eric arongera afata imodoka aritahira, ariko icyo yashakaga kumenya yari akibonye. Nyuma y'ibyo yari amaze iminsi myinshi abona, yari abonye yuko hari ikintu kibyihishe inyuma. Nuko rero Eric wawe n'agahinda kenshi aritahira, ariko yitahira abonye yuko urukundo rwa Karine ntarwo rwari rufite icyo rushaka gukurikira. Nuko rero amaze gutaha asubira mu kazi, arongera arakora. Karine umunsi umwe arongera amuhamagara ngo amusabe imbabazi, ariko aramubwira ati nta kibazo, narakubabariye, nabonye ibyo wakoze kandi byari biriya, nabonye ibyo ari byo. Eric aramubwira ati nta kundi, nabonye ko utari uwanjye, ariko ntacyo, tubane nk'inshuti, biri aho ngaho, uri umuvandimwe, uri umuntu usanzwe. Nuko rero Karine bavuye mu busheri gutyo. Ntabwo n'ubu ngubu ndibaza niba koko Karine yari yagira urukundo, kuko iyo ubitekereje wumva ko na wa wundi nawe atamukundaga, kuko ubwo urumva niba yamenya ko hari umuntu ubayeho neza akajyayo, n'undi nawe akajyayo, hagati aho ngaho haba harimo ibintu bisa nkaho bigaragara ko yakundaga ibintu. Nuko rero ku yindi nshuro Eric wawe yahoze ategereje urukundo, yahoze akeneye gukundwa, yahoze ashaka ikintu cyatuma anezerwa nawe akumva akunzwe. Baza ngo byagenze gute? Umunsi umwe Eric yabonye umuntu, yabonye urukundo, yabonye umwitaho, yabonye umuntu udasanzwe. Ese uzi uko byaba byaragenze? Uzi uko inzira zaba zaragenze kugira ngo agere kuri uwo muntu? Iyo niyo nkuru nsigaje kubabwira, tugasoza inkuru yacu tukayisoza mu buryo bwiza, kandi ndabizi yuko uzanezerwa. Ntabwo nzi na n'uyu munsi turakibaza ngo ese koko urukundo rubaho cyangwa ntirubaho? Reka tuvuge ngo urukundo rwa nyarwo. Ese urukundo rwa nyarwo rubaho cyangwa ntago rubaho? Ariko tuzabibona mu gice cya nyuma. Igice cya nyuma cya gatatu kizatubwira neza ibyo ari byo, niba koko urukundo rubaho cyangwa rutabaho,
niba urukundo rwa nyarwo rubaho cyangwa rutabaho, kandi nawe uzi ukuri ubwawe, nawe uzi ibyo ugenderaho, nawe uzi ibyo ujya ukora. Ibyo byose biraguhereza amakuru ya nyayo kugira ngo umenye neza kandi usobanukirwe. Ndabashimiye cyane rero kubw'uko mwadukurikiye kandi kubw'uko mwatwitayeho mukaduha umwanya wanyu. Natwe tugerageza gukora ibyiza byose bishoboka kugira ngo mubone ibyiza bibashimisha kuri Hadi 250 TV. Ntibagirwe gukora subscribe, like ndetse n'ibinashoboka usharinge bagenzi bawe kugira ngo bamenye neza iby'iyi nkuru uko yagenze. Wasanga harimo n'abandi byabayeho ndetse nabo bizaba bazamenye uko bazabyitwaramo, ntibazagira ngo nibo bonyine bibaho. Ciao, murakoze cyane, amahoro n'urukundo.